Mwiriwe, nitwa Vedaste. Nubwo amanota yanjye ataraboneka muri sisiteme, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri. Ndashimira umuntu wese wagize igitekerezo cyo kuzana iyi application. Yewe nta handi nigeze nigira mu buzima bwanjye, nigiye gusa kuri iyi application, ariko naratunguwe ngeze mu kizami. Ntabwo nabonye amanota menshi, nabonye 15, ariko ikintu cyanshimishije ni uko ibibazo uko ubibona byanditse muri ino application n'ibisubizo niko usanga bimeze hariya bakubariza. Icyo itandukaniro, bamwe bakabona menshi abandi bakabona makeya. Hari igihe ugira umugisha ugahura n'ibyo wibuka, ukaba wabipfuka ukagira 20 kuri 20. Hakaba n'igihe ushobora kugira umwaka wowe ugahura n'ibyo utibukaga, ukaba wabona make. Ariko nkubwije ukuri, nufata umwanya wawe ugakoresha iyi application, ugasoma ibibazo n'ibisubizo, ukagerageza imyitozo mishya kugeza ku wa nyuma, ibyago byo kuba wabura provisoire ni bike cyane. Ndashima cyane byimaze abantu bagize iki gitekerezo, kuko jyewe no mbere yo gukora najyaga nganira n'abantu ko ngiye kuzakora provisoire, ntibari bazi ko nigeze ntangira kwiga. Umwe ufite permis ndetse na definitive yarambwiye ati rero ati ntabwo byoroshye nk'uko ubitekereza, ko jyewe nayibonye nkoze gatatu. Ora umuntu wize mbese yabonaga kubera ko atazi ko nigeze niga ntashobora kubona provisoire, ariko ntabwo ibeshe nagiyeyo rimwe ryonyine mpita mbona 15. Bantu rero muri kuri uru rubuga, nimugure imyitozo mishya, mushyiremo umuhate, muzatsinda nta kabuza rwose. Nabonye byoroshye cyane. Imana ibahe umugisha.